Ariko hano inyuma naho ndahasoma tu nahabonye ijambo mwabantu mwe ngo amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Haleluya. Hano inyuma muzi ibintu byanditseho amavuta akandagira amateka ubuzima ibyo bwami buri wese ku murimo akorera Imana cyangwa abantu ashyire utanavuze n'ibindi ukabona abantu batutse umuntu rwose nta kintu kibi yakoze. Koko tuvugishije ukuri ubu uyu muyoboro Imana yashyizeho ni shitani yashyizeho uyu muyoboro cyangwa ni Imana? Abantu bafite iyo myumvire wabaha ikihe gisobanuro? Mu rukiko rw'isaciriweho iki iteka ariko mu ijuru agiye muri paradizo. Ibyo abantu bavuga nta mpamvu yo kuvuga nabyo. Sharirene n'abadukurikiye bavandimwe, waruzi neza ko igitekerezo cyiza cyo kubaha Imana yego gitera Imana gukora cyane rwose, ikagutiza andi maboko, ikaguha support. Amen. Babwira umukuru w'inkone Mana ishimwe, twebwe rero ntibanambwate twebwe turabayuda ibyo ntitwabikora ngo bajye kwigira biyemere ko bashoboye. Kuko njya mbona abantu ngo bahane ngo bageze gute bariyoroshye ntitwabikora. Ntabwo yigeze avuga ibyo bintu. Yego ntabwo twe turabayuda ntitwari ingurube ntitwari mbega ntibiyagiye kwivuga imyato abatari ku bundi waturetse. Ntabwo bagiye ngo bazamure ibendera basakuze ujya bagambirira mu mutima imbere kutiyandurisha ibyo kurya ko kubirye gare gutakaza ubwenge. Amen. ngo n'abakozi b'Imana. Umukozi w'Imana asigaye aza kuri Mama Sharirene kutubwira igitabo cya Daniel, amabanga ari mu gitabo cya Daniel, buriya buhanuzi burimo, kugira ngo tumenye ayo mabanga abantu bamenye igihe tugezemo. Hanyuma rero ndabashuje abari mu Rwanda, abari mu mahanga, ahantu hatandukanye ntari busubiremo noneho n'abakunzi b'iki kiganiro cyo muri ubu buhanuzi bwa Daniel. Nababwiye ko rwose umva nzanashyiraho na titre y'umwihariko ku buryo abantu bazajya bagikenera bagahita bakibona, kuko ntago kirangiriye hano. Tuzagenda tuganira ibintu bitandukanye. Mureke mbabwire, igihe Imana yaduhaye tugomba kugikoresha, kandi uyu muyoboro Imana iduhaye ngo isi dutega amatwi tugomba kubabwira ibintu byabazura. Ibindi byo murabifite, sindi bukwigishe guhinga, n'ukuri imvaruganda n'abigisha abaturage kwiteza imbere barahari, abigisha iby'ubukungu barahari. Hanyuma ariko natwe tugomba kwigisha ibyo bwami buri wese ku murimo akorera Imana cyangwa abantu ashyiremo umwete. Umukozi w'Imana rero yagarutse. Pastor, tuguhaye ikaze kuri Mama Sharirene. Murakoze cyane kumpa ikaze. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Turamwakiriye rero kandi turamwishimiye, mufashe tumwakire, kandi n'ubundi mumenye ko afite ministeri. Mwabibonye ubumwe bw'abera ministries. Ubumwe bw'abera si idini si itorero, ntigenda no kuba idini, ntibizaba n'itorero, ahubwo ni umuryango wakira abantu bose basobanurirwa ibintu byose. Ariko hano inyuma naho ndahasoma tu nahabonye ijambo mwabantu mwe ngo amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Haleluya. Hano inyuma muzi ibintu byanditseho amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Katsikamira. Yego. Amavuta y'Imana atsikamira karanda, agatsikamira amagambo, agatsikamira Haleluya. Ibintu tukabaho kandi biturwanya tubira hakurya. Imana iguha umugisha. Yego. Hanyuma tugitangira ndashaka nubwo atari yo topic ariko tubanze twiganirire. Hari ikibazo cy'amatsiko nshaka kukubaza we ngo numve uko ubyumva. Abantu benshi bavuze ko hano kuri YouTube ari inzira ari imva z'abakozi b'Imana. Bavuga ko YouTube yazanywe n'abazimu, kandi bavuga ko nta muntu umuzimu bo kuri YouTube. Niyo mpamvu hagize nabi Imana yatuma bavuga bati njye gutukwa nka runaka ati ko nabonye comment, kuko hano hari n'umuntu ugutuka wivugiye ijambo gusa utanavuze n'ibindi, ukabona abantu batutse umuntu rwose nta kintu kibi yakoze. Koko tuvugishije ukuri ubu uyu muyoboro Imana yashyizeho ni shitani yashyizeho uyu muyoboro cyangwa ni Imana? Abantu bafite iyo myumvire wabaha ikihe gisobanuro, cyane ko nawe ibihabera urabibona? Amagambo atatu
ntago navuga ijambo rimwe. Ibyiza byose Imana iduha na Satani abashaka kubikoresha kugira ngo asenye ibintu. Kabiri, tutirengagije ko hari abantu bapfiriye kuri iyi YouTube. Yego. Barahari rwose bahapfiriye, baranapfa burundu. Ako se bura naha bapfire cyangwa baje wenda guhabura kuka kanyu. Aya bageze hano YouTube iraguhindura. Genda bizi cyane. Iyo uje n'ubundi kubera ibihaboneka. Yego. No ku buryo umuntu ashobora kwamamara. Yego. Hari igihe wisanga mu rwego utitekerezagamo. Yego. Noneho umuntu akaba yahapfira, abandi baza kuhasenyera ingo zabo, abandi baza kuhavugira ibyo bashaka kuvuga, ugasanga ko dutakaje izo ndangagaciro zacu. Ariko hakabaho n'abandi bahigiye, banahakirijwe, bakize n'indwara. Rero mu bitaro, reka mvuge ko YouTube imeze nko kwa muganga. Abagiye bose barataha se? Ari n'abajya muri morogo. Ntago abantu batari. Abaje mu bitaro bose niko bataha bose bakize. Oya. Hari abapfa bakajya muri moroge, hari abahera mu bitaro bagatindayo, hari abakira vuba bagataha. So rero tuvuye ko YouTube nibwo buryo. Yego. Rero ntikiza ko uwashatse kuhapfira arapfa. Yego. Yicwa n'iki? Ibyo hakura mu buryo bufatika, inshuti uhakura mu buryo bufatika, kwamamara uhakura mu buryo bufatika, kandi buriya iyo umuntu yamamaye ni nako imitego ishobora kuba ari myinshi ku buzima bwiwe. Yego. Hanyuma bikazangwa ko ukamenya neza ko kuri YouTube kubera ko ari amashusho, hari igihe abakorera bazaguharurukwa. Ukaba utazi gushaka izindi nshuti cyangwa nta bindi bishyashya ufite, bigatuma ko ibyo mubwije ukuri imbere y'Imana inyumva nawe uri mu nyumva hangaha. Hari umuntu wibwira ko areba channel gusa. Reka. Yego. Burya barebye n'izindi. Barazireba. Wowe gukunda yabanje gukunda kanaka. Uko ari byo. N'uwavuye hariya n'ubundi yaje iwanjye yavuye na hariya. Ariyo mpamvu abantu bakora ku ma YouTube bakora ibiganiro. Ntukajye ubona umuntu agukunze ugire ngo uri uwa mbere uri imfura. Ntabwo uri imfura yo gukundwa nawe. Kuko hari aho yageze. Nta nubwo uri bucura. Nta nubwo uri bucura pe. Sawa rero. Kandi ikibazo nibyo ari buguhe n'igihe yabibwira undi. Ni byiza rero ko abantu bukubahana kuko uba ufite uyu munsi hari abandi bari bamufite. Hari n'abandi bazanagaruka. Rero aho rero ugasanga aho niho abantu bagiye gupfira. Byo tubyemera nk'uko ntabwo abantu baje n'ubundi benda gupfa, ahubwo icyabateye gupfa bagisanze aho bari bari. Kuko amasharire Satani bira bamureba ku munsi w'imperuka hari abantu bazamureba bagakorwa n'isoni. Yego. Satani nta muntu ajya yica. Batagira ngo ndavangiwe. Yego. Nta muntu Satani yica. Ahubwo Satani akwegereza ibikwica ugahitamo ikiguhitana. Uko yowe. Akuzanira akabari, akazana abagabo bigurisha, abagore bigurisha, akazana urumogi, ahitamo ikiguhura. Uwo mpakanya ajye mu gatabo k'umugenzi. Hitamo ikikurangiza. Kandi ukaba wagitangaho n'umufungo. Oya umufungo. Kiri bukwice. Unasahura urugo. Ariko ntago yica ahubwo akuzanira ibikurangiza. Ninde yari yapfundira inzu wango nawe. Ahubwo kwegereza ibigira gute? Ibikwica do hari amafaranga. Hari ikintu cyabaye hari iwacu. Cyabaye hari iwacu ku munsi ku wa gatandatu cyashize. Nabimenye nanjye umuntu abimbwiye. Yari umudamu ukunda kwizerera ukuntu umugabo ajya korera umupira n'injoro ati madamu ngiye gutaha ati sawa. Igihe akicara umupira ugisozwa ko wari watinze bareba n'ibyiko batanga igikombe abona umugore asohotse muri roge umugabo atarabizi. Umugore yamubwiye ati umugabo yahamagaye umugore ati ngiye gutaha ati ni karibu ngwino mu rugo. Kumba aho yicaye ari mareba umupira umugore we ari kumwe n'umusore muri roge aho ngaho. Agiye kubona umugore amusohotse imbere atuvuga agiye ko ari mu rugo. Ewe ati mumenyereka agiye asanga hari igisore kiri kwambara ikitu. Urumva nabwo ati reka tujye gahanga niho adakunda kumenyekana. Ngo sha Satani wunda kwereka umwanya mwiza uri bujyemo ariko akabwira n'umuntu ati wo yicarire hariyo kawa. Urumva yafashwe gutese babyaranye abana bangaye. Ndashaka kubwira urugero rero Satani buri gihe akwegereza ibikwica ugahitamo ikikurangiza vuba. Akwegereza abakuvuga. Yego. Ugahitamo gutega amatwi abo ukeneye. Yego. Ngero nigira akantu nivugira kuri uzakabona kuri sitasiyo uzahagwa arimo ukarebe kavuga ngo ngewe ntabwo mfite aho mbika ibimbabaza haruzuye. Amina
ariko nanjye haruzuye nabikuyemo ibimbabaza narakuyemo ibinci intege ibinzimye ibimvuga nabi n'ibintu nabikuyemo shiramo ngo Imana irankunda izangirira neza ntizantereka ntizantererana nzatera imbere nzagera kure nziyubaka nzagira ubuzima ubwo umwami Imana ari mu ruhande rwanjye nta mubisha nuko mbayeho so rero aho rero satani nuko agenda akazana birya bintu akabigushyira imbere ikindi cya kabiri tugiye gusorera ku kikazo k'amatsiko wari ufite ariko n'abantu babikeneye buryo baba bikeneye buriya nkubwire nta muntu udakomerekera mu byo akora yego disi burya umufundi abwirwa n'ibuye cyakagwa kugikwa utetse ashobora gushya utwaye imodoka polisi iramwandikira akagonga yego tuma turajyana uhinga ashobora kwitema uri kuri mashini ashobora kugira ikindi kibazo akazi kawe kaguha inyungu buri gihe ugomba guhanganamo n'imbaraga zikurwanya yego ntabwo ntuzatinye rero mubaze nk'amasherere nk'umuntu w'umuvuga butumwa ubundi wahangana n'abacuruza akabari hari ubwo murangurira hamwe si cyo ugomba kurwana intambara z'ibyubamo good umukozi runaka akubabwira ngo ucukura amabuye azakomeretswa nayo bivuga ngo umuntu ahangana n'intambara z'ibyo abamo akora yego aho rero nukuza mbaraga ndumva ngushubije ko washaka kumbaza hari n'akantu nungutse kuri YouTube hameze nko kwa muganga umuntu ntega amatwi kandi buryo umuntu yagiye kwa muganga ashobora gutaha haba hateganywa ko yataha mu modoka ebyiri zitandukanye ashobora gutaha yindi itahana abantu itwara abantu bapfuye harya yitwa Colombier ngira ngo yaba batata ubundi urupfu rugiye kugutwara ubundi urupfu rugukorera ibintu bitatu rurabanza rukaguhuza ibyo waryaga rukagukura mu bantu rukakubika kwa muganga ukava kwa muganga ujya muri morgue bagushyingura nuko urupfu rukora intambwe ya kabiri y'urupfu rugukura mu bantu yakujyana kwa muganga rero hari abajyayo ntibagaruke n'abasubirayo rero YouTube nayo nuko imeze hari uwaje arahapfira hari abo yakwiriyemo gufungwa hari abo yakwiriyemo guhura n'ibibazo mu buzima ibintu byose ariko n'abandi babyungukiyemo barakomeza baramamara baratera n'imbere barakomeza so rero burya ikikwica si icyo umuntu yakuzaniye ahubwo nicyo wihitiyemo ngo kikwica ariko nibyo nyamara ninde ukongerera umunyu se mu biryo atari yo muzarware koresha ibyo rero n'uburyo ki kandi shitani ntawe yica ahubwo agushyirira iruhande bigomba kukwica wowe ugahitamo ikikwihutisha ikigutwara vuba vuba ikindi cya kabiri mutumva ko abantu ari abatagatifu ku isi ubundi ngora mama Sharirene wowe gutuka nta gutoranyiriza igitutsi ari bugutuke nta gutoranyiriza akubwira icyo ashaka uko acyumva mu rwego rwe yego icyo ni icya gatatu ukwanga ntumuhitiramo ibyo azakuvuga avuga ibyo ashaka ariko impamvu babivuga ni uko yakubonye muri wa murimo aho roge niho nshinga imbaraga ntumva njyaha yego hagumye bakoze cyane amen karagaciyeho nabyo biba bikenewe hanyuma pasite tugarutse kuri ya nyigisho y'ibyahishuriye kuri ubuhanuzi bwa Daniel nako tubuhuza n'ibyo tubona kugira ngo abantu bamenye amayeri satani ari gukoresha mu bakozi bi satani kuko namenye ko Imana irahamagara nabo na satani agahamagara hanyuma twagiye tuganira ku bintu bitandukanye icya mbere ubwa mbere twaganiriye icyigisho cyatambutse ni irihe banga satani ni irihe banga rya satani riri mu nyigisho zo gukundisha abantu isi twarabivuze hanyuma ikindi turavuga ngo ni ibihe bimenyetso bigaragaza yuko ibyahishuriwe Daniel ubuhanuzi bwa Daniel tuburimo nabwo twarabyumvise hanyuma uyu munsi ndashaka utubwire havuga ngo watanga iyihe nama ku bayobozi b'amadini n'imyitwarire bagahaye abantu muri ibi bihe by'imperuka abayobozi b'amadini mbese nta buhanuzi bwa Daniel bivuga ku bayobozi b'amadini hanyuma ukora gisubiriza rimwe n'iki kivuga ngo ni ibiki abayobozi b'amadini bakwiye kugabanya mu byo bavuga
cyangwa kureka mu byo bakora cyangwa kongeraho mu byo bari gukora, ariko tukabivuga nanone twihifashishije iki gitabo cya Daniyeli. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha mu mashanga ku ijambo ry'Imana. Igitabo cya Daniyeli ntabwo twakirangiza pe, ubwabyo ni igitabo gifite imbaraga, ni igitabo gikomeye, ni igitabo cyerekana ibimenyetso, cyerekana iminsi y'imperuka, cyerekana ibintu byari bikwiye kuba byagakozwe, no kurimbuka kwa Yerusalemu no gusenyuka n'ibindi bintu byamba kubaho. So mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa mu nzira yindi, hari ikintu mbona twagombye gutekereza. First of all, ntabwo twakinjiyemo neza, abantu banze batwisegureho. Yego, ntabwo ari neza kuko ntabwo twabonye umwanya wo gukinjamo ngo tubivugeho igitabo cya Daniyeli, tuvuge na ziriya nyamaswa, tunasobanure. Gusa igihe nikigera ukabona umwanya uzambwira, yego nzabikubwira, ndumva mbiziho byinshi. Turebe niyo yabanga igitambo cyahagaze ahera ngo kigira gute, amategeko yavuyeho ko akurwaho, na byose biranabikubwira kuko bigenda bigaragara mu masezerano. Ariko tukavuga ngo mu byahishuwe cyane ko buriya avuga ngo igitambo ngo nuko ngo ikizira gihagaze ahera. Yego, biriya bintu byabaye mu mwaka w'166 mbere y'ivuka rya Yesu. ubwo bwito ngo Antiochus Epifani wari umaze gukuraho undi mwami, ariryo ryahembe ngo rito ryavugaga ibiremereye, yaje ngo akiga inama yo gukuraho amategeko no kuyahina. Ibyo rero byarasohoye kandi byarabaye. Twe turi muri cya gihe kivuga ngo Daniyeli, genda wirire winywere, ibishyize kera. Bishize kera, genda wirire winywere, bishyizwe kera. Ni kera, ni kera, ntabwo ari iyo kera niyo duhagazemo uyu munsi wa none. Tuzumva impuha, intambara z'impuha, ibyago, amakuba, imitingito, impfu zitunguranye, inzara, ibyo byose. Impfu zitunguranye. Ariko noneho hari ikintu ngiye kumena ibanga kuri cano yawe hano. Yego, havuga ngo ubutumwa bwose buzakwira ku isi. Ngiki cyo YouTube irimo ikora. Amen. Ku isi ntabwo Imana, Yesu ntazagaruka ntawe utarumva ijambo Yesu. Niyo mpamvu ubona hariho ibinyamakuru byinshi, ama YouTube, hari ibintu itangazamakuru, abibona bishaka atanabishaka, utabyemera wabyemera ivuga butumwa, kuko ikimenyetso cya mwishu ubutumwa buzagera ku isi hose. Ikimenyetso cya nyuma ni ikindi mo nkubwira, kuko ubyango byemere, urabyumva ijambo ry'Imana gusa, ariko urabona ko gospel nayo mu buryo bw'umurimo wo kwagura isa nkaho yamaze kudeviye ukuntu. Yego, ntabwo turi kuvuga, ariko utinya ko insengero nyinshi ku cyumweru bakora amalive ubyango by'ifone yawe. Yego, nicyo kimenyetso rero gikuru kiruta ibindi yuko ubutumwa bwiza buzakwira ku isi yose. Naho imitinzo twarayibonye, byose twarayibonye, ntambara twarazibonye, ziracyahari, ibyaha turi kubibona, ibyo byose turimo turabyumva turabireba. Ariko n'izifu za hato na hato abantu bagiye bazumva, n'inzara turabibona. ariko no kuba ubutumwa bugiye gukwira, ugira gutyo kubona kuri TikTok rurahari. Nuvuga ngo kuri TikTok, nuvuga ngo umuntu wese azumva izina rya Yesu uko byamera kose, ubyange ubikunde. Cya kabiri, bene data basengera muri batemera Yesu, iyo byabakomereye baza mu biro ngo tubabwire, kandi uri basengera uvuga mu izina ryande. Yewe barazi, ntabwo twagarukiye aho ngaho. Ni ukuvuga ngo n'abandi badashaka gusenga iyo byakomeye, baraguje baterekereye byanze, n'ubundi araza ati mwongere, ukabwira uti reka mubwire izina rya Yesu. Urumva rero ikimenyetso nyamukuru gikenewe ni uko ubutumwa buzagera kuri bose. Amen. Rero ni iki amadini yagakoze? Amasharire birakomeye, kandi Satani yo paritingira mu madini. Operasiyo za Satani nyinshi. Ni bande batongana, ni bande barwana, ni bande basebanya, ni bande bangana, ni bande barogana, ni bande bahigana. Ni ukuvuga ngo abakabaye igishyito cy'umuriro wo gukwiza agakiza hanze no kuzana amahoro, ni twe ahubwo usanga twanasohotsemo kubera za ntambara, guhangana n'ibindi byose. Rero ikintu abayobozi b'amadini bagombye gukora nta kindi, kwigisha abantu ijambo ry'Imana no kubabwira kwitondera. Ahubwo turagaragaza insengero nini, yego, ubwishi bw'abantu. Nuvuga ngo twerekana development cyangwa iterambere mu byo dukora, ariko ubugingo bw'abantu bugeze he, buri hehe, mu yihe nzira, mu kihe cyerekezo. Ubundi duhagaze mu nzira, uko nanjye burafite abashumbye birumvikana, nuko tugisha abantu kwitondera ibyo Kristo atubwiye, tubakangurira kwezwa kuko igihe igeze bugufi.
ubutumwa ari gukwira ku isi yose. Yego. Ibintu ubwira umuntu abyanga byeme, Instagram uzasangaho ijambo, TikTok urisangeho, Snapchat urisangeho, YouTube urisangeho, ku masitati y'abantu urisangeho. Uvuga ngo hari uburyo uri kubona ko umuntu wese nibura izina rya Yesu riri guca mu matwi. Ubutumwa. Uyu hari n'umuntu mpamagara akambwira ati Mama Charire ati njya sindi umukirisitu ngo ariko ibyo uvuga nyirane ndakumva. Wabyumvise ariko? Yego. Noneho urabona ku buryo njyewe ntanashaka ibintu byo mwibaza abantu ngo kanaka aravuga ubutumwa kandi ngo nta kirigwe. Ibyo bintu rero byo gukizwa no kudakizwa mu byihorere. N'ubundi safuriya iteka ibiryo itaza kubiryaho. Shyiramo gacanira ikiyanganira umuriro, wamara kwarura abantu bakarya, warangiza ukayikuba na sitiriwaye. Bajya bamenya ko hariho na Yuda wakoranye na Yesu ariko wimanitse. Ayiwe. Ubu butumwa ushaka cyo baguhamagarira urangiza utuze nyiri urubanza arabizi. Ikindi cya kabiri ugomba kwitondera, umuntu n'Imana. N'abantu mugomba kwitondera. Umuntu n'Imana. Umuntu n'Imana ye. Yego. Mwitonde. Ni nk'umugabo n'umugore ntiwakwivanga mu byabo. Yego. Igisambo ku musaraba cyagiye mu ijuru. Yuda wakoranye na Yesu arimanika. Ariko ngaho nimumbwire nkako kantu. Ko yamubwiye atari kumwe aravuze ngo ariko kuvundi twumva ari ubanguriye Yesu umwana w'Imana ngo ayikize nawe udukize. Tekanyarya zikurayo. Undi aramubwiye atari ko atumva nkubwire. Ati shaka wa mugabo we twe turazira ibyo twakoze. Ariko uyu mugabo ntacyo azira ati ahubwo uzanyibuke nugera mu bwami. Nta mpamvu yo kugira uwo wiciye ngiye iri joro nge nawe. Yego. Turabana he? Muri paradiso. Mugabo yibyo yarabashubije. Si icyo. Ibyo yahemutse yarabikoze. Yasubiyeyo. Ariko Yuda bakoranye babanye bonye bitangaza finally yijinya mu ijosi. Niyo mpamvu umuntu n'Imana kuko Imana yavuze ngo ishaka abantu bose bamenye ukuri bagakizwa. Ntabwo ishaka kubarimbura. N'ababasabira nabi babireke. Imvura nyamaguru ukagira ngo yawe niyakomeye kuruta y'abandi. Jya uvuga Imana imitwe kugana kuri ubwo buryo. Abantu ukona ngo shapa ubundi Imana ni urukundo si iterabwoba ntiyicana. Imana ni inyembabazi ni inyemowe ngo yambaye urukundo kandi impuhwe zayo n'imbabazi zayo bihora byunguka. Abantu nibigisha abantu icyo bita ko urabona ikibazo dufite mu byo bakwiye no kunagabanyamo nibareke kutwiyereka kuruta kutwereka Imana. Yego. Batwereka Imana. Yego. Yirwaneho. Aparwanga Imana yanjye Imana ugisha abantu bereke dore kuba cabaca hadura inzira yo gukiranuka. Amina. Ariko urasanga muri iyi minsi ninjye profete ninjye mukomeye ninjye mfite ijambo ninjye yo mvuze baremera mfite ikiganza cyakumurira ukajya ngo by'abandi biratose kirashyushye ngiyo ninjye basenge abantu barakira. Ntabwo basenge wese urabakiza wahere urabakiza ufite izihe mbaraga ahubwo twemeranywe Imana yaguhaye imbaraga zo gukora ibyo bitangaza. So rero amakosa turimo dukora nk'abashumba nishyiremo kandi umureverage nishyiremo nuko tutereka abantu Imana ubwayo ngo bayibone ahubwo tugashaka ko barebera Imana muri twe ku mpamvu zo kutubabikamo ubwoba guhora badutinya no kumva ko tugerayo tubagirayo ntati kijyane ntatwarayo nangahe n'undi wese yemereye kujyayo mwari kinjira batabutse. Aho ni amakosa bakabagukosora nibereka abantu Yesu Kristo. Baradukomereje kubyo twaganiraga twongeraho rwose twereka pageze ni Paulo yigeze kurakara abaga ngo mwabagaratiye mwe ninde wabaroze abapapa muheretswe Kristo nk'ubambwe none uyu munsi mwabivuyemo. Nuvuga ngo iyo uteretse umuntu Imana kandi Imana niyo kubana ibihe byose umwigisha no ikindi kintu kiri kubura kwigisha abantu kubatizwa mu Mwuka Wera. Ntabwo izo nyigisho zikibaho. Yego. Kandi Umwuka Wera niwe ukomeza umuntu. Muri ibyo nyine ngo Umwuka Wera akora imirimo ikomeye ni nawe wemeza abantu. Yego. Ibyo ntibigihari mu karaki abandi nho batangira kubima ngo muvuge mundi abantu bakavuga muri muko biboneye abandi bagahanura uko ibintu barangije usanga none bagiye barangije duhazamo ikosa ry'uko urusengero rwabaye nk'inzu y'ubupfumu ariko ivuguruye. Ngo Mana ngo mve Imana ivuze ngo ndebere Imana ivuze ngo mbariza kwarangora amavuta ngo yahanuye none bakana bapfunyikira abandi bagahura n'ibibazo abandi bakagushwa nuko isezerano ritasoye kumba ariko ntibavuganye n'Imana. N'abantu bavuganye n'abantu nibo babahaye amasezerano ntibyakunda ko ntawagukunda. Sibyo kuri babigabanye tubwiriza abantu ijambo ryo gukiza abantu. Ikindi tumere nko muri Yesaya 33 mubwira abantu banjye ibyururutse umutima muhumuriza abantu banjye
mubabwire ko ibyaha ni kabiri mukomeze amava asukuma yego n'amaboko atendebutse mu imbaraga ikintu bakwiye kongeramo rwa rukundo rwa mbere rwa Kristo Yesu umuntu niba akoze icyaha mwitora mikoro ngo mujye gutengera ku musozi ahubwo uyu muntu akoze icyaha ngo niyemera kwihana ubonye mwene so mwiza niyanga umuteza undi niyemera ubonye mwene so mwiza niyanga umuteza wa gatatu nakunda mubonye mwene so mwiza niyanga umuhitorero itorero cyemera ikibazo ariko uyu munsi umuntu bamujugunya hanze ukagira ngo n'isi iramwibagiwe nyamara uko bimeze natwe Yesu yaratwemeye Imana iguha umugisha dushyire mu rukundo inyigisho nzima no gutuma abantu bera imbuto no kugaragaza umucyo w'abo tubana nabo bizagenda neza kandi abantu bazakizwa umva aricyo nakubwira Pastor urakoze cyane ngira ngo mwabyumvise abadukurikiranye kuri Mama Sharirene ubu buhanuzi bwa Danieli turi kugenda dusobanura tuvuga ukuntu shitani yagiye yinjirira abantu ibintu bigaragaza kuza kwa Yesu mwarabyumvise hanyuma ni inama yari guha abayobozi b'amadini n'amatorero mwabyumvise ariko noneho wenda icyo numvaga nshaka ko usorezaho ni inama wagira abakiri batoya hari imbuto bari kudusoromaho bari gusoroma ku bababanjirije hanyuma bakagira ngo niko bikorwa niko basenga niko bakizwa niko bigomba kugenda ni iki bakwiye kwitondera muri ibi bihe by'iminsi y'imperuka abashaka gukorera Imana by'ukuri abashaka gusenga ni yihe nama wabagira ubu hari insengero ziteye agahinda nyinshi naho warebesha y'umubiri usanga imyizerere imyigishirize yabo ishingiye nyine mu kwihamagarira abantu nkuko wabivuze bakuzura isengero ubundi amazina yabo akaba ari yamenyekana ugasanga icyubahiro Imana yagatwaye nibo bagifite abantu bari gukizwa ubu ngubu urabagiriye ihe nama Mama Sharirene rero ikibazo kirankomereye cyane ariko suko ntakiburira igisubizo ariko mbere na mbere twibuza niba bakayoboye abandi ari twe tugoramisha inzira ibajyana aho bagombye kujya nicyo kibazo gikomeye ntabwo wemera ko Yesu yavuzemo ijambo rimwe ngo bene abo uzagusha umwe muri bano bato akwiye guhambirwa ibuye akajugunywa imuhengeri ese ko twemere duhambirwa amabuye tujugunywe iyo ngiyo cyangwa dukosora ibintu rero bana banjye bato mutangira gukizwa mushaka gutera imbere mushaka kuririmba bababwira ngo murakabya ngiye kubagira inama imwe ariko ifatika yego buriya mu bintu bifite imbaraga mu buzima iyumvemo ikintu kugira impano yo kwiyumvamo yego kwiyumvamo utari kugewe ndumva nkwiye gukizwa gutya kabiri ibintu bikurimo cyambere ndakirangiza iyo ushatse kwigana ingendo y'undi uravunika yego menya Kristo wawe neza muri amen kabiri ikintu ugiye gukora ukumva kiraguhesha amahoro nubwo abandi batacyemera yego gikore yego gatatu ntukarebere kuba byananiye cyangwa byagoye ako kantu rebera kuba bishoboye nabo nubabura soma ijambo ry'Imana ryo ntirigucisha aha ntirigucisha hariya amen buriya Mama Sharirene niba hari ikintu gikomeye nabonye mu ijambo ry'Imana uko ngiye nigisha ibintu bya karande mvuga ibintu byose yo gusoma abantu byose mbabwira ukuntu bikemuka wibuka ko Imana ijya gukura abisiraheli kiragiye cyaba Danieli hafi mu mwaka wa 586 mbere y'ivuka rya Yesu hagiye gusenyuka Yerusalemu na amateka nzi y'ibitabo wemera ko Imana yavuze ngo kuko mwagendeye mu byaha bya basokuruza na baso nzabakura muri iki gihugu irinde kugendera mu byaha by'abakubanjirije yego no gukora ibyo bakoraga buri gihe umuntu ashobora kuba avuka ahantu habi ashobora kuba yaravutse mu bantu babi ariko akaba atagendera mu byaha byabo yego icyo gihe Imana iguha protection iri divine amen so zero ngo ngo kuko
ko mwanze kunyumvira nkazinduka nkabwira nimwumve mukagendera mu byaha bya baso na basokuruza banyu iyo utagendeye mu byaha byabo akubanjirije no kurubona umugisha kandi uratabarwa. Amen. Duse mu gitabo cya mbere ubwo nazaga cyagiye mu munsi wa mbere ngo witwa Daniel n'abandi bahungu bane ngo bagambirira mu mutima utiyanduza. Imana ihabwe cyo ariko bandu iryo jambo bagambiriye he? Mu mutima. Bagambiriye he? Mu mutima. Ntabwo bagiye ngo bazamuri bendera basakuze kujya bagambirira mu mutima imbere kutiyandurisha ibyo kurya ko kubirye gare gutakaza ubwenge. Amen. Kugambirira it's not necessary ngo mpagarare mvuge oya kugambirira mu mutima imbere inyo kuko batango ni inabyuri mbega muri ubwiza bw'imbere muri wowe ubwawe ukumva uravuga iki cyo ntacyo ndi bukore. Yo amina. Bagambirira Mana ishimwe ntacyo nkora. Bagambirira mu mitima yabo. Kera bari bamaze no kubikora burya imbere y'Imana. Ntabwo turi bwigendeshe byo kurya biri turi bwami turi ku itegeko nta jambo dufite turi abanyagano ariko turagambiriye. Mama Sharirene n'abadukurikiye bavandimwe waruzi neza ko igitekerezo cyiza cyo kubaha Imana yego gitera Imana gukora cyane rwose ikagutiza andi maboko ikaguha support. Amen. Babwira umukuru w'inkone Mana ishimwe twebwe rero ntibanambwira twebwe turabayuda ibyo ntitwabikora ngo bajye kwigira biyemere ko bashobora kuko njya mbona abantu ngo bahane ngo bageze gute bariyoroshye ntitwabikora. Ntabwo yigeze avuga ibyo bintu yego ntabwo ko turabayuda ntitwari ingurube ntitwari mbega ntibiyagiye kwivuga imyato abatari ku bundi waturetse ukatwihera ibishyimbo amazi yabo ukamazi n'utuboga ubundi tukirira ubundi ati bazanyica muranuza ati ntacyo atereba ariko bo amahanga muri theology bagasobanura ngo ririya geno ry'inyama zabo ntago zabaga zavuyeho kandi mu guterekera batwaraga inzoga bagatwarayo n'inyama ntago batwaragayo ibishyimbo izivuye rero ya nkoni kazisangira n'abandi ati nta kibazo ubwo baretse inyama igaburo ryabo tariwe kata kuko ntiyabibwiye babyungukiyemo yabibwiye umwami ntacyo bishyimbo ngo Miss Cuma agiye kureba asanga baratoye. Haleluya. Bibiliya yaravuze ngo dusa n'abapfuye ariko turiho. Mana ishimwe. Dusa n'abatamenyekane ariko turi birangirire. Mana ishimwe. Haleluya. Amen. Umuntu w'Imana hari igihe umureba ukamubonamo ko atari umuntu ariko kumba ari umuntu. Amen. Rangije ngo asanga ni bazima. Yego. Ati mwirire ibyo ngibyo. Ariko banga ko ibyo kurya byabo bikora ku bwenge bwabo. Ku bwenge. Bakajya mu ishuri kandi hari ibiryo bikora ku bwenge. Bakajya mu ishuri agana n'abandi ariko ntibikunde barangije havutse ikibazo babura umuntu bisobanura. Sawa. Batabahanuzi bose no umva ikibazo cyavutse tubone ko tugiye kumara y'amato reka tutuma tujya dusuza tuganira uribuka ko umwami yarose igishushanyo hakabura ugisobanura aravuga tumva mushaka abapfumu abanwigira bose ati muzane n'abanyabwenge bose ngo babura ubisobanura barangije bati turabarahije ukuri ntajo nta muntu uzabaho ngo Daniel arabyumva. Mande ship banza wumva ariko bafasha abapfumu n'abanyabwenge babandi bose n'abandi babyize bati tutayisobanura ejo barapfuye ngo Daniel bati muhumure mbyira umugore mu minsi tuzazimusobanura. Mande ship ko batariye byabyo kubyabiriye ntabyo babonye aje ataza avuga ati mvero ntihazo nabasha gusobanura umwami wa Rusi ibi nibi arazirotora avuga ati mbonye umuntu uri mu mwuka wera. Amen. Mu gihe cy'umuhungu we Berushaza amaze kunywera ku bikombe bivuye Yerusalemu burya hari ikintu ukora Imana igaceceka hari n'icyo ukora Imana igahaguruka. Yego. Avuga tumva so yaranyaze yisha abantu banje ariko wowe uransuzuguye. Agifata igikombe ntirakimwereyo itandira ku rukuta ngo wapimwa babura ibisobanura abantu bashakira uzababwira baramubwira ngo ariko kera ku ngoma ya so yego hari umuntu waga mu mwuka w'umucyo kandi umucyo wari muri we aje ati bambwiye ko umucyo kubamo n'ibi ati ndasobanura umwami urumva deja kuko yarinze rero urubyiruko bana bato bakobwa inshuti zacu ntabwo ubukwe babukora babanje gutanga avance ntabwo ibindi bwa ngo ngenda ukora ukunuku ntabwo ubwiza by'umuntu utekereza ahubwo gambirira mu mutima kutiyandurisha ibyo uri muri baho numara kugambirira data azagushyigikira kandi uzagumana bwa bwenge muhabwe umugisha n'Imana. Murakoze cyane. Imana turayishimiye
ariko nawe turagushimiye ni ukuri wawe ukomeye wo kubaka ubwami bw'Imana binyuze kuri uyu muryango mugari wo kuri Mama Sharirene. Ndabizi ko ubugingo ndetse n'ubwami bw'Imana buri kwaguka, kandi tugomba kuba muri misiyo yo guhindurira abantu kumenya umwami hakoreshejwe ibi byose. Namwe ariko ndabashimiye abadukurikiranye kuri Mama Sharirene, mugakurikirana izi mpuguro, mugakurikirana aya mabanga. Nizere ko hari icyo byakumariye kandi byaguhinduye, maze nanjye ndimo ndafashwa, nanjye ndi gufashwa. Baravuga ngo kugambirira, nanjye nkavuga ni nzajya nkora ngambirira kutiyanduza. Bishatse kuvuga ngo umuntu ugambirira ibyiza Imana imutera inkunga. Amen. Naho waba uri umuswa, Imana irakuyobora ikaguha ubwenge, kuko ntabwo ibi bintu twavutse tubizi. N'Imana igenda idufasha uko bwije n'uko bukeye. Hanyuma rero n'ubundi ubumwe bw'abera ministries. Ubumwe bw'abera, iyi ministeri y'ubumwe bw'abera ariho anyuza ibiganiro bitandukanye, ijambo ry'Imana, gusobanura inzozi. Uze kujyaho ukore comment, ibintu byose ukore na share, turaza gushyiraho ikiganiro. Rero nakagaruka tuzongera gusubira, tubatuyeho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Abatarakora subscribe nimuyikore, mukore share na comment. Imana ibaha umugisha. Muhabwe umugisha.